dusaba Imana uyu mwanya w'umugisha. Ari igihe tuza mu rusengero ariko tukaza tudatekereje cyane ngo twibaze aho tugiye. Amen. Iyo duhuye dutya ni ikintu gikomeye cyane, ko n'ubundi ntabwo byatunanira gusengera mu rugo, ariko iyo duhuye dutya ni urwibutso rukomeye rw'ukuntu bizaba bimeze wa munsi nyine umwami Yesu naza. Haleluya. Rero nkunze kubwira abantu nti nubona duteranye dutya ujye uzamuka wibaze umunsi isi yose izabiteranye. Ntabwo nzi ukuntu bizagenda kuko Imana yigira ubushobozi, buri izagira gutya i-downloading indirimbo zidushyiremo, ba Dawidi baririmbe mu gihe burayo, turirimbe mu kinyarwanda, abandi baririmbe mu ndimi z'iwabo, kandi twese twumva ari indirimbo imwe tuyiririmba kimwe, turirimba indirimbo y'umwana w'intama. Haleluya. Rero jewe ntegereje kuzabayo. Mbabariye abantu batajya bagira uwo mutima, baba mu bukristo gusa bumva baraho, kandi baraho. Turaza kubyiga uyu munsi, iki cyumweru tuzabyigaho, ariko reka ne kuba mbivuga ubu ngubu, banze mbabwire ngo buri muntu wese nagerageze kugaragara imbere y'Imana. Hari igihe uvuga gutyo umuntu akabwira ngo se ngo ninde utabizi ko yagaragaye imbere y'Imana? Banza nawe wibaze niba ariko wagaragara. Amen. Hanyuma niturangiza tubwire umwami Yesu ngo rwose twamazaga ngo uzaza ryari mucunguzi, none dushatse tumubwire ngo ngwino uze. Kuko Yesu yaravuze ngo babiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryanjye, nanjye nzaba ndi hagati yabo. Amen. Ariko arangije aravuga ngo babiri nibahuza umutima kugira icyo basabira, ngo Data wo mu ijuru azagikora. Ndagira ngo duhuze umutima hanyuma dusenge. Amen. Duhuze umutima, ugira ikintu uterura ugiye gusengera wumva kikuri ku mutima koko, uvuga ngo niyo Imana itasubiza ibindi igasubiza iki ngiki, nanezerwa. Amen. Terera icyo kintu kimwe cyonyine. Imana yibigeze kubwira Salomo ngo nsaba ikintu kimwe ngiguhe. Ndabikwemereye uyu munsi ntusengera abandi, wisengere kuri icyo kintu kimwe. Amen. Hanyuma urabuhuje umutima nanjye, kuko nanjye ndasenga muri rusange, ariko dusenge ngo ibyifuzo byose biri hano bisubizwe. Amen. Kandi twumva umwuka w'Imana agenda hagati muri twebwe. Mpora nsaba Imana nkabwira Imana, rimwe wazadutunguye ugakora nk'ibyo wigeze gukora ubwo Mose yatahaga ihema ry'ibonaniro, ngo igicu cy'Uwiteka cyaramanutse ngo n'abatambyi batinya kwinjira mu ihema ry'ibonaniro. Imana wazakoze ikintu nk'icyo rimwe tukabona hano huzuye igicu cy'Uwiteka. Amen. Buri muntu wese uri hano kumva hari ukuntu hari Imana. Reka amazi y'ubugingo antembemo, reka Mwuka Wera bari uganza, mu bingoye byo bikambuza amahoro, imitwaro yanjye ndayigukoreye. Yesu cyo bibwire Data wera, hamagara umwuka wera, turagushimye Mana yacu, twishingikirire ku isezerano duhaye Mwami wacu Yesu Kristo
kuko watubwiye ngo ababiri cyangwa batatu nibaterana mu izina ryawe uzaza ube hagati yabo. Uyu munsi duteranye mu izina ryawe nk'iteraniro ringana ritya, abakumenye bakakumvira, ndetse wenda niba harimo n'abatakumvira, ariko twese turateranye kandi duteranijwe nawe. Reka udusohoreze amasezerano, reka imbaraga zawe zigendagenda aha hantu, kuko Mwami Yesu waduhaye isezerano, uratubwira ngo abafite inyota baza aho uri banywe, ngo abakwizera bose imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yabo, ngo kandi wabivuze ubyerekeje ku Mwuka Wera uwo bakwizeye bendaga kuzahabwa. Uyu munsi natwe duhagaze aha ngaha dusenga, turakubwiye ngo reka imbaraga z'Umwuka Wera zimanukira aha hantu, reka ukuboko kwawe gukomeye kumanukire gukora ibitangaza hagati muri twe Mana. Reka icyubahiro cyawe kigaragare mu bwoko bwawe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Turakwimitse Mwami wacu Yesu Kristo, ngwino ube umutware w'iri teraniro, ngwino wirukanemo ibidakwiriye byose, imyuka y'abadayimoni yose yaba yinjiye aha ngaha, mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo. Tuyifashe mpiri kandi tuyohereje ikuzimu nta mbabazi, igenda ive mu bwoko bwawe, kugira ngo icyubahiro cyawe cyonyine aricyo kigaragara aha ngaha. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turasenze nk'uko wagiye gukora cya gihe, ugendagende hagati y'ubwoko bwawe, abaje barwaye mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo turabasengeye gukora ibitangaza. Twirukanye imyuka yose y'uburwayi, twirukanye ibitera ubumuga byose mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe zimanukira aha hantu, imbaraga zo gukiza zize mu bwoko bwawe, abaje barwaye indwara z'uruhu, abaje barwaye indwara zo mu mitsi, abaje barwaye indwara z'amaraso, abaje barwaye indwara zo mu mihogo, abaje barwaye indwara z'amatwi, abaje barwaye indwara z'amaso, abaje barwaye indwara zo mu nda, uburwayi bwose bwa buri hagati yacu bukurweho mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu dusengeye umuntu wese waje hano aremerewe, ibibazo bimurenze. Turasengera abantu batagisinzira, turasengera abantu batagishobora gutekereza neza kubera ko bahangayitse, bafite ama stress menshi n'indwara zijyana nayo zose. Ibyo byose turabisengeye, uruhura ubwoko bwawe, ubikorera imitwaro, ubaruhura umutima, ubibutse ko ushobora byose, ubibutse ko bakunda, ubibutse kubitayeho, ubibutse kubibuka, kandi wihutire kubibuka koko, kuko ibibazo byabo bishobora kuba bibaremereye bikurweho. Kandi mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo dusengeye abantu baje hano baremerewe n'ibyaha, turasenze Mwuka Wera ngo ugendagende hagati muri twebwe, urobanure, uhamagare, ukangure, uhwiture, ukangure buri muntu wese uremerewe n'ibyaha, uyu munsi asohoke yihaniye kandi agiye kugenda nk'uko bikwiriye. Kandi Mwami Yesu turasenze natwe nk'abakristo udushyire ku kindi kigero, utuzamure nk'itorero, utwambike imbaraga, nidusenga tujye tubona ibitangaza bikoreka, nitubwiriza tubona abantu bakizwa, nitwigisha tubona abantu bahinduka, nidusengera abarwayi tubone bakira, nitwirukana abadayimoni bagende, imbaraga zawe zikorere muri twe, izina ryawe rishyirwe hejuru kandi ubwoko bwawe bunezerwe. Nezeza ubwoko bwawe Mwami, uzuterane natwe. Uyu mwanya turawuguhaye, utegeke tukumvire, uvuge twumve, kandi uyu mwanya wose imbaraga z'Umwuka Wera zigendagende hagati muri twebwe, kugira ngo igihe tuza kuva hano buri muntu wese avuge ngo nahuye n'Imana kandi umva hari icyo yakoze muri jyewe. Izina ryawe ryubahwe, turishyize hejuru, tuguhaye icyubahiro, tuvuze ubutware bwose, tuvuze imbaraga zose, bibi byawe wewe wenyine, natwe tugende nk'ubwoko bwawe, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka turirimba aka karirimbo nk'isengesho ryo kumva ijambo ry'Imana twicaye. Mfite umwana w'umuhungu njya mbabwira agira udukoryo twinshi. Kera agiye kwiga muri primaire twari twarabigishije gusenga, noneho atahana isengesho rimwe rivuga ngo the grace of our Lord Jesus Christ, ngo ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe none n'iteka ryose. None wamubwira uti senga, ati dade ati genda avuga ubuntu, nta kibazo. Noneho umunsi umwe mukuru wararwara, njya mbabwira iyo nkuru hano, umunsi mukuru wararwara ndababwira noneho unasengere na umukuru yitwa Emmanuel, ni uko ararwaye. Aramwira ngo ariko dadi, ngo buriya ngo umuntu yashaka gusengera umurwayi ngo ariko avuga n'ubuntu ngo abihuza ati. Ndababwira nti ubwo munsi ubuntu urabureka ugasenga bisanzwe, ariko buriya nkunda ubuntu ko ntabwo bisaba imbaraga nyinshi. Hanyuma iyo rero twakererewe nko gusenga tugomba kuririmba, nabwo agira indirimbo ngufi cyane, imwe igira igitero kimwe indi igira bibiri.
turarimba imwe muri ziravuga ngo mwami vuga nanjye ndumva ndindereye icyo umbwira kijya kinezeza cyane kimpa n'ibicumuro mwami nguteza amatwi icyo nshakaho ni iki. Amen. Reka iryo ribe isengesho ryacu. Uyu munsi turi ku munsi wa 21 w'iminsi yacu 40 gusenga no kwiriza ubusa nk'uko babitubwiye. Cyumweru gishize twari turimo kwiga ku kintu cyitwa ubusonga bw'umuhamagaro wacu. Amen. Ikintu gikomeye cyane, abatarateranye muri iyi mibyizi murimo murahomba, kandi bamwe barabisobanura akakubwira ati mba ndi ku kazi kaba kabaye kenshi, ariko abandi baba bicaye mu rugo nta n'icyo barimo gukora, mugahomba kuko buriya guterana muri 40 abantu benshi birabarambira kandi birumvikana ko kugira ngo uzamare iminsi 40 uterana ntabwo byoroha, ariko hari ikintu bikwigisha ikintu cyitwa discipline, kandi uko ugenda ubikora iminsi yicuma ugenda usenga koko wunguka unasoma n'amagambo tubaha ko buri munsi tubaha ibice bigeze kuri 6 bya Bibiliya byo gusoma. Abantu bamwe barabaza mwatoranije byinshi, ababwira ntoya twabitoranije tubigambiriye, nabyo ni ukubatoza discipline, kugira umurongo, kuko abantu benshi ntayo bagira. Abantu benshi barakubwira ati giye nkunda Bibiliya, ukamubwira tuzujye uyisoma ngo nkunda iyo bayigisha. Uzakomeza umwana bajye bakunomba nombera kuzarinda usaza. Ariko abantu benshi ntabwo mwaje. Sindi bubaze ngo abaje wenda umunsi umwe cyangwa 2 cyangwa 3 muri iyi minsi 20 turangije, ntabwo ndimo gukoresha ikizamini. Abaje baraje, abataraje mwarahombye, ariko abashyitsi mwebwe ntimwumve ko mbashyizemo kuko mwe ntimuri abahano ngo ntimwari mubizi, ariko abahano bataje ubwo nyine muri mu gihombo. Iki cyumweru kije tugiye kwiga izindi nyigisho zikomeye cyane, inzira ziganisha kugwa, inzira ziganisha mu kugwa. Hari isomo njya nigisha abapasitori nazise inzira zigana mu irimbi ry'ibihangange, kuko muri Bibiliya dufitemo abantu bari ibihangange ariko Satani arabahitana. Hanyuma Imana ishyiraho icyapa iravuga ngo iyi nzira ntimuzongere kuyicamo kuko wayiciyemo dore aho byamugejeje. Ariko nk'uko mpora mbibabwira hano, ni ikibazo gikomeye cyane, kuko nubwo Imana yashyizeho utwapa tutubwira ngo iyi nzira ntigendwa kuko irimo mine. Abari bakuru muri 94 murabyibuka, twari dufite amabwiriza avuga ngo nubona ikintu cy'igisasu, ukabona igisasu ujye uhashyira akantu ubwira ababishinzwe. Akenshi bashyiragaho agatambaro gatukura kavuga ngo aha hantu muhitondere hatabye mine. Hari rero ahantu Imana yashyizeho utwapa iravuga ngo reka mbabwire uyu muntu yanyuze muri iyi nzira, igisasu kiramuturikana, ntimuzahanyure kuko iyi nzira itabyemo mine. Nibyo tugiye kumara iminsi twiga, kuko abakristo barantangaza cyane. Murabibabwira hano, dufite ukuntu tumeze nk'imbeba. Imbeba utega akamashu, zari nk'eshanu, imwe igasohokamo ikaza akamashu kakayikubita, enye zigasubira mu mwobo. Kandi imbeba yose iyo ipfuye ipfa ivuze. Nta mbeba irakubitwa n'akamashu
ubusinyi byumva kubera yuko ahomba, ariko imbeba zo zirahaba no mu mujyi zirahaba, ariko mu cyaro habaga imbeba nyinshi, ariko babaye mu cyaro nyine ubwo murabizi, kereka abana bo mu mujyi nibo batazi imbeba n'utumashu. Noneho ugatega akamashu, nta foromaje twagiraga mu mujyi, utegesha foromaje n'ikurura imbeba cyane, ariko twategeshaga ubunyobwa. Fata urunyobwa ukarukaranga, warangiza ukarukubita ku kamashu, warangiza ukagatega. Rero nari umuhanga wo gutega utumashu. Burya akamashu kugatega neza, hari ahantu urakajyana, ariko ntiyavuga, urakajyana ukagatega ku buryo ushyira ku nguni neza, ku buryo n'umuntu awushyeho n'umwuka akavuga ngo gahita gasimbuka. Ukagatega, imbeba ikibeshya ikaza, niyo yakozagaho umurizo karawifataga. Noneho ugatega akamashu, imbeba ya mbere ikaza kakayikubita ikajwigira, ukagenda ukayivanamo ukayijugunya yapfuye, kuko kakubitaga rimwe, kereka iyo yabaga yafashwe umurizo, ubundi kakubitaga rimwe imbeba igahita ipfa. Ukongera ugatega ugashyiraho urunyobwa. Hari naho wasangaga ikirufashe mu kanwa itanarumize, kayifashe ikirutamira. Ukongera ugatega, za zindi zasubiye mu mwobo, indi kazamukamo, yumvise mwene wabo ipfa, igiye gupfa isiga iziburiye, irazibwira ngo hano hari akamashu, ariko kuko ikurikiye akaryoshye nayo ikaza ikagwamo. Ukazitega zose uko ari 5 zikagwa mu kamashu, kibaza ariko kuki imbeba zitungukira ubwenge ku rusaku rwa mwene wazo. Ariko niba n'imbeba zo ntizigira ubwenge, abantu bo bafite ubwenge ariko ntibigira ku byo batubanjirije. Ndabeshya? Imitego Satani yateze, Satani ntabwo ari umuhanga. Njya numva abantu bavuga ngo Satani ni umuhanga. Ntabwo Satani ari umuhanga, ahubwo twebwe turabaswa. Kuko Satani ntajya ahindura imitego ye, icyo ahindura naho ayitega. Ariko ntabwo imitego ya Satani ihinduka. Kandi iyo tugiye kuyigwamo, Imana iratuburira ikatubwira ngo Petero yanyuze aha hantu arahagwa, Yuda yanyuze muri Inzira yindi arahagwa, Samusoni yanyuze muri iyi ngiyi yarahaguye. Ikatwereka abantu batubanjirije banyuze mu nzira runaka bakahasiga agatwe, ariko twe tukanga tukazicamo. Kubera iki? Si uko Satani ari umuhanga, nuko turabaswa. Kuko Satani ntiyigeze ahindura imitego ye. Birantangaza cyane ko nubwo yazaga kugerageza Yesu, ntabwo yahinduye imitego. Oya, ibyo yashukishije Adamu na Eva nibyo yashukishije Yesu. Kuko yaraje yegera Yesu aramubwira ati, ariko nturi umwana w'Imana, wahinduye imigati amabuye, nako wahinduye amabuye imigati ukimara inzara. Yesu aramubwira ngo ya Satani, urimo uranshuka. Handitswe ngo ntabwo umuntu azatungwa n'imigati gusa, ahubwo azatungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Si uko Yesu byari bimunaniye gufata amabuye akahindura imigati, ariko icyo yakoze ni iki? Yanze kumvira Satani. Muranyumva neza? Niryo tandukanye. Umuntu ashobora kuvuga ariko se kuki atabikoze, ko nta nicyo byari bitwaye? Ntacyo byari bitwaye, ariko icyo byari bitwaye nuko yari kuba yumviye Satani. Aho gatoya, yewe ntabwo niteguye kumvira inama zawe. Ariko se ni kangahe Satani atugira inama? Kumva mu gitondo barakubwiye ngo kanaka yari amabati, ngo yari imisumari, yabihinduye imigati arabirya, agwa mu mutego ushaje waguye ingese. Umutego ushaje Satani ahora agendana. Arangije abonye ibyo ngibyo abinesheje, buriya ni umutego ukomeye cyane, kuko niwo ukubiyemo ibintu byinshi, kunezeza umubiri. Uwo niwo mutego wa mbere Satani yahereyeho, ni umutego wo kunezeza umubiri. Njya mbibabwira hano, mugabo witwe Titetsiyenu yaravuze ngo ingorane z'abakristo cyane cyane abanyafurika ngo ni igifu nikiri munsi yacyo. Cyo ni ikintu cyitwa kunezeza umubiri. Uwo mutego Satani arawukoresha, n'uno munsi arawukoresha, na hano wasanga hari abarayi bawuguyemo. Bwacyo bakaza gusenga. Umuntu uze ntarara ku nshoreke, bwacyo akaza kwikiranura n'Imana, akaza gusenga kandi ari busubireyo. Umuntu uze ntarara yibye, bwacyo akaza gusenga cyangwa akambura. Ibyo byose biba muri uwo mutego.
hanyuma abonye uwo nguwo awutsinze aravuga ati ariko ntabwo mfite umutego umwe gusa, ngira udukoryo twinshi. Ati yenga nze nkwereke. Ngo amushyira hejuru y'urusengero aramubwira ati ariko wasimbutse bakakubona. Uriya ni umutego ukomeye cyane kandi nawe ufata benshi. Simbuka bakubone. Buriya se kukubona hari icyo biba bitwaye. Ariko nabyo iyo Yesu ashaka yari kubikora, kuko yashoboraga kugenda ku mazi azamuka mu ijuru, yazamutse mu gicu, yashoboraga no kumanuka hejuru ntihagombere n'abamarayika bo kumufata akageza ibirenge hasi. Kuki atabikoze? Icya mbere ntabwo ashaka ko bamubona. Ariko uzareba abantu benshi ashobora kujya mu birori bitari n'ibye, hanyuma akakubwira ngo ntibambonye, ngo giyewe ngo ntibamvuze, ngo ntibambonye. Ubundi se bari kukubona ngo bigende bite? Ngewe njya ntangara cyane, burya hari ibintu ukajya mu birori ukabona umuntu erega yishe ibiti n'isazi ngo ntibamwicaje neza, wakwicaye ku ntebe ubusanza. Njya mbabwira, ariko reka ne gutanga ingero nyinshi kuko iyo sinyigisho y'uyu munsi. Icya gatatu, ngo Satani abonye icyo ngicyo nacyo aramubwira ati rega handitswe ngo ntuzagerageze Uwiteka Imana yawe, sindi bukumvire. Uzi ko Satani adacika intege, ngo aramubwira ngo noneho ngo amwereka ingoma zose zo ku isi. Aramubwira ngo nupfuka mukandamya izi ngoma zose narazihawe ndazikwegurira. Umva imitego ya Satani. Yesu aramubwira ati ariko Satani urimo urarushywa n'iki? Handitswe ngo ntuzagira undi upfukamira uretse Uwiteka Imana yawe. Ngo Satani aramureba aravuga ngo imitego yanjye uko ari 3 yose urayicitse. Ngo amutega ikindi gihe. Uzi icyo yaramuteze? Ni umutego wa 4 abantu benshi batazi. Kandi twese uradufata kuko twese uradutungura. Urwango rw'abantu. Muzitegereze, nta muntu wagiraga neza nka Yesu, ariko nta n'umuntu wangwaga nka Yesu. Abafarisayo bakamutega imitego, abasadukayo bakamutega iyindi, abatambyi bakuru bakamutega iyindi, abaherode bagatega iyindi. Kandi barangiza yamara gukora igitangaza agiriye umuntu neza. Hari n'igihe yabibwiye abafarisayo n'abanditsi, aravuga ati rwose ku isabato biremewe kugirira umuntu neza cyangwa kumwica? Niba muri abantu b'Imana koko, ni iki gikomeye kuruta ikindi mu maso y'Imana, kwica umuntu cyangwa kugambanira umuntu cyangwa kumukiza? Kuko bo ngo bari barimo gutegura ukuntu bazamwicisha, barimo kumutega imitego. Baza bamugenza baravuga tumva turabizi ubwo yaje buri araza gukora igitangaza muri aba bantu. Ngo hari harimo umuntu unyunyutse ukuboko, kandi we wari bamutegeyeho, wenda ni nabo bari bamuzanye. Umuntu unyunyutse ukuboko aravuga ati turabizi neza ntashobora kumusiga atamukijije. Ikintu cyari kibujijwe mu mategeko ya Mose ni uguterura ibintu, ni ugukora imirimo. Agiye kubahima ntiyamukoraho, ahagarara hirya aramuga ati ewe wa mugabo rambura uko kuboko. Arakurambura. Bati ntubona arimo arakora ibitangaza ku isabato? Hari icyo yabiza bikora? Ariko bo bagiye kumurega iki? Bagiye kumurega ko yakijije umuntu ku isabato. Arabaza ati ariko kandi yabibabwiye atarabikora, kuko yasomaga mu mitima yabo akabona ibyo barimo gutekereza. Ngewe buriya njye ntangara cyane. Uzi ko wari wajya mu iteraniro, umupasitori akaba arimo kwigisha, umukristo yicayemo arimo kumukritika. We yihagarariye hano arimo aravuga ijambo ry'Imana, undi ahagaze hariya we arimo arakritika ngo ko bari asaba ahagaze hariya ngo bajye bagenda biyamamatse ngo baduhagarare imbere gusa, ngo urimo urakora ibyaha. Kandi turabikora. Ariko buriya umutego wa Satani ubamo ni uwo nguwo. Umutego wa Satani arabanza gusha uwo nguwo, kandi nibirangiza nimusohoka nimugera hanze uwo bari bicaranye aza kubwira ati ariko pastor kana kamufike, ati wigishaga, ati nta kindi yakoze uretse kukuvuga nawe, ubwo nawe uhite ubyimba Satani yigendere. Uwo mutego abantu benshi bawugwamo ugasanga umuntu ufite abantu yikoreye. Hari n'abapastori bajya bahagara mu gatuta akaba ari byo bigisha. Njya mbyigisha abapastori nkabwira ni y'abantu bagukomeretsa 5. Jya ugenda wicara imbere ya Yesu ubimuganyire, akubwira ati ibyo byo byihorera nanjye ndabizi bibaho, bana bikoraga ndeba, genda usubire ujye kuragira intama zanjye. Kubera iki? Kubera yuko
imitego ya Satani mu mitego ikomeye ibaho, urucantege niwo mutego ukubita abantu benshi ntibanamenye ko wabakubise. Na hano bamwe bicayemo, umuntu akaza akavuga ati yewe umupastori yarampemukiye ubwo Imana nariretse. Ntabwo ari Imana yaguhemukiye, ni umupastori. Ariko Satani akaza akavuga ati wowe ujye gukora iki mu rusengero pastori yaraguhemukiye? Ntabwo se mujya mubyumva? Mu mitego ya Satani ntabwo ari myinshi cyane, niyo ngiye ine dahera niwitegereza neza. Ariko tuzabyiga muri iki cyumweru, nizere ko umushyitsi uzatwigisha azabafasha kubyumva, kuko iyi mitego ya Satani yatumariye abantu. Tuzashinga ibyapa mu nzira zigana aho iherereye kugira ngo twe kujya tuyikandagira. Mwambwiye ngo amen. Ariko uyu munsi turareba umwe mu bantu b'ibihangange b'Imana baguye mu mutego wa Satani. Ku Imana yashinze ibyapa. Turareba umugabo witwa Petero. Kugwa kw'ibihangange. Ariko mbere yaho hari imbuzi Imana ishyiraho. Igice cya mbere badusomeye batubwiye umugabo witwaga Esawu. Esawu we rwose yaguye ku mushibuka wa mbere, avuye guhiga, araza asanga murumuna we, nako banananganaga nuko umwe yavutse mbere undi akavuka, umwe yari gato undi yari gakuru, kuko bari impanga. Burya yakubona Esawu bari impanga. Noneho aza agenda akurura amaguru avuye guhiga, yabuze ngiye wenda yaranawutahanye ariko ntiwari uhiye. Hanyuma asanga murumuna we yatetse ibishyimbo birimo amamesa, kuko baratubwira ngo byaratukuraga n'umutsima. Azaramwe ati petit frère sha, inzara iranyishe kabisa, wampaye kuri ibyo bishyimbo byawe. Yakobo yari Yakobo umuriganya. Aturabanza undahire yuko umpa umurage w'ubwana bw'imfura, mbone kuguha ku mutsima wanjye. Imana igahita iteraho icyapa ikavuga ngo ntimuzagurane umurage wanyu isahani y'ibishyimbo. Ariko Esawu aramubwira ngo se ubundi uwo murage uzamarira iki ko n'ubundi inzara igiye kunyica? Ati ndawukugurishije utware ariko mpa ibishyimbo. Ngo Yakobo aramubwira ati sawa, ntwaye ibishyimbo byanjye ariko umurage ndawutwaye. Noneho nyuma mu Baheburayo Imana ikavuga ngo mwirinde mutamera nka Esawu wagurishije umurage w'ubwana bw'imfura akawugurana isahani y'ibiryo y'umunsi umwe. Iki ngiki ni imbuzi ikomeye cyane Imana yashinze, iravuga ngo ntimukagurane umurage wanyu ibintu bitarama. Ibyo Yesu yajyaga abwira abantu akavuga ati ariko kuki mushaka yuko mbaho ibiryo bitarama? Muri Yohana ibice 6 nige mugati w'ubugingo. Ati se we twakurya ko bishakiraga imigati yandi y'amandazi na capati. Kavuga ati ibingibi murabirya ejo muzongera musonze, niko muri Yesaya 55 batubwira. Ariko nimurya umugati nzabaha, niyo waba ushonje niyo wanapfa uzahabwa ubugingo buhoraho. Ariko njya mbabarira abakristo mana we, umuntu wamaze gusogongera ku gakiza yabona inkumi iciyeho ati iriya ntaryamanye nayo naba mpombye. Uzaba uhombye iki? Hariho n'inzara zitica, niyo ngiyo ntawe ndabona bahambye kuberayo. Ariko hari benshi yakuye mu murage w'ubwana bw'Imana, barumuna ba Esawu. Kandi Imana yashyizeho icyapa iravuga ngo ibintu by'umubiri, inzara y'umubiri, yaba inzara y'igifu, yaba inzara y'igitsina, yaba n'imbeho n'ibindi byose, ntibizagukure mu nzira. Irangije iranabisobanura, ariko abantu benshi baragiye. Ubu na hano barimo, ahubwo barimo kuvuga ati gira vuba. Ahubwo Imana itugirire neza, ntukagurane umurage w'ubwami bw'ijuru ngo uguranira harya isaha imwe. Niyo sinzi kwigeraho. Niyo wawugurana inzu, nta muntu ndabona bagiye guhamba ngo bamujyanane n'inzu yubatse. N'imodoka ni kimwe, byose tubisiga hano ku isi, kuko ibyo ngibyo ni ibitworohereza mu buzima, ariko ntabwo ari umurage w'iteka. Amen. Noneho Petero we, bya Petero byo birakomeye kurushaho, kuko Petero we yari yaragendanye na Yesu
ndagira ngo mbanze mbabwire ubuhangange bwa Petero, kuko nibwo muri bwumve neza ko kugwa kwe cyari igiti cy'inganzamarumbo. Satani agomba kuba yarakubise ikivugo, kuko Satani yakubise hasi umuntu. Mubu giye ndigengesera cyane, njye mbyigisha abapastori nkabwira, nubona wazamutse ukava ku kubwiriza muri quartier. Yewe natangiye kubwiriza Mbirurindo gusa, niho nabwirije bwa mbere mu cyaro. Ndazamukaho gatoya nkajya njya kubwiriza mu bindi byaro byo hafi aho ngaho. Nzamukaho gatoya muri 90 Imana inzana muri uno mujyi wa Kigali, ntangira kubwiriza mu nsengero zimwe na zimwe. 94 mba ntangiye kugenda n'amahanga. Ubu rero Satani abavuga ati mva uriyibwa amaze kugera hariya mu bushorishuri, mukubise hasi byavuga cyane. Uzumva ikintu kiguye giturutse hejuru bivuga cyane. Muri iyi minsi twari turimo kuganira n'abantu tuba ku rubuga rumwe, tuganira ku bantu b'ibihangange twakundaga baguye muri iyi minsi, abapastori bakomeye. Hari umupastori nakundaga, ibitabo bye byaranyubatse cyane, witwa Bill Hybels. Yayoboraga itorero, yashinze ayobora itorero ryitwa Willow Creek, bigera mu bantu 6,000. Yakoreshaga ibiterane mpuzamahanga buri mwaka ku bintu bya leadership z'itorero. Hanyuma Satani aramwegera, kuko yari amaze gukira, afite n'indege ye, afite n'ubwato bwe, ibyo bita cruise bwo gutemberamo ku nyanja, afite n'inzu ye ku mazi, mbese afite n'indege ye. Abanyamerika bo bagira n'indege zabo ntabwo. Hanyuma akora icyo bita sexual inappropriateness, ntabwo yasambanye, yakoze ibidakwiriye. Asanga umugore yibereye muri gym, arimo kugira, arambura ibiganza mukora ku bibero. Nicyo yakoze gusa, nta nubwo wamureze ko yamusambanyije, yamufashe ku bibero. Umugore arabireportinga muri board y'itorero, mu nama y'itorero. Umugabo baramweguza, ariko hari n'ibindi byasise bizamukiraho, kandi byose biri muri uwo murongo. Muri iyi minsi iyi ngiyi iki cyumweru, umupastori washinze itorero rizwi cyane rya Hillsong muri Australia, abantu benshi barayizi, tujya tunaririmba n'indirimbo zabo hano. N'iyi ngiyi twaririmbaga, reka amazi y'ubugingo, niyo muri iryo torero, ariko iri mu Cyongereza, witwa Brian Houston. Ubu ari mu manza. Ejo bundi komite ye yaramweguje nabwo kubera ikibazo cy'igifu n'icyo munsi y'igifu. Undi mwigisha nakundaga cyane, kuko twigeze no gukorana umurimo w'Imana muri Amsterdam 2000, witwaga Ziganisha. Muzabona ari inyigisho ze, mugiye kuri YouTube bose ndimo kuvuga mwabona inyigisho zabo. Ziganisha ni wari umuntu wigishaga neza. Amaze gupfa, kuko abagore baramwubashye babivuga, amaze gupfa babishyira hanze, izina rye rirasibangana, rirandura, biba birebire. Irimbi ry'ibihangange. Imana buriya nubwo ngubwo uko abo ngabo babashyira mu binyamakuru, ni Imana irimo kubwira abantu ngo rwose muracyakomeza gukora bya bindi nababujije, muracyakandagira za landmines, kandi narashyizeho red flags, narashyizeho utudarapo tubereka ngo aha ntimukahakandagire hatabye mine. Kuki umuntu nk'uwo nguwo Imana yasize amavuta agaruka kaza agakandagira mine kandi abizi? Uburangare. Ariko mugiye kubona aho biva. Abantu benshi iyo Imana itangiye kutuzamura, tugwa mu mutego wa mbere Petero yaguyemo. Umva ikintu cya mbere cyagushije Petero, mugaruke ahandi muri Luka 24. Tugiye kureba ibintu 6 byagushije Petero. Ibintu 6. Intambwe ya mbere, ku murongo, musubira inyuma ho gatoya, ku murongo wa 31. Muri icyo gice cya 22, twanze kugisoma cyose kuko ni kirekire, dusoma agace k'inyuma gusa, ariko ndagira ngo duhere kuri 31. Baratubwira ngo kandi umwami Yesu aravuga ati, Simoni Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka. Muribuka na Yesu ubwo yajyaga mu butayu akageragezwa, Bibiliya yatubwira ngo umwuka wera yamujyanye mu butayu kugira ngo agira ate, ageragezwe na Satani. Aha ngaho Satani we, Yesu aravuga ngo Satani yabasabye, cyangwa Satani yabigombye, Satani yabashyize mu murongo we. Satani yabasabye
kugira ngo abagosore nk'amasaka. Ariko weho urumva ibi byo ni personality, niwe ku giti cye. Aramubwira ngo yabasabye mwese, ariko weho Petero, weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka uze gukomeza bagenzi bawe. Ariko wumve iki cyabujije Petero kumva aya magambo, kuko we yanamuvuze mu izina, ndetse inshuro ebyiri avuga ngo Simoni. Nta nubwo amwise Petero, kuko amuhamagaye mu izina rye rya se na nyina, rimubwira ngo Simoni, muhamagaye mu ntege nke zawe. Satani yagusabiye muri izo ntege nke zawe. Yagusabye, amusubiriramo Simoni. Satani yabasabye ngo yagusabye ngo akugosore nk'ugosora amasaka, agucunguremo inkumbi. Ni n'umugani w'ikinyarwanda ngo umuntu wese umushunguye ntiwamuburamo inkumbi. Satani yagusabye ngo agushungure, nawe ujye ubyitondera. Buri munsi Satani aragusaba ngo agushungure, inkumbi zawe zishyira ahagaragara. Ariko nagusabiye ngo utagwa. Iyo Petero atega amatwi akamubaza, akamubwira ati se mwami nkora iki, aho kugira ngo yumve, Petero yigira najywa. Aramusubiza ngo, aramubwira ati mwami niteguye kujyana nawe mu nzu y'imbohe ndetse no mu rupfu. Aramubwira ati Petero, none wamwise Petero, bwa mbere Simoni amwise Petero, ndakubwira yuko uyu munsi inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu kutanzi. Uyu Petero urumva we yategewe, niwe muntu Yesu yari yariyeretse kuruta abandi. Icyambere, Petero ari mu Yesu yahamagaye bwa mbere. Umwigishwa wa mbere wakurikiye Yesu ni Yohana na Andereya. Hanyuma bavuyeyo, Andereya yavaga indimwe na Simoni, aragenda aramubwira ati Simoni, twabonye Mesiya, ngwino urebe. Yesu abonye Petero aramwitegereza, aravuga turi Simoni bivuga mu kirimi rwawe bishobora kuvuga ibintu bibiri, bishobora kuba uruyuki cyangwa se bikaba urubingo, ariko ngewe mpitamo urubingo. Uretse ko n'uruyuki rutaguma hamwe, byombi bishatse yaba icyo ashaka. N'uruyuki narwo ruhora rwimuka ruva ku kintu rujya ku kindi, ni ikintu instable. Izina ni ryo muntu, ntaguma hamwe. N'urubingo ruhangabanywa n'umuyaga, n'uruyuki rwimuka ku rurabyo rujya ku rundi, ni umuntu utaguma hamwe. Aramubwira ati ndakurebye mbona uri Simoni, kandi naho uvuka ndahazi, uzaba Kefa, uzaba urutare. Uzava mu kuba urubingo ruhungabanywa n'umuyaga uhinduke urutare nubakaho. Bitangirira aho ngaho. Niba hari umuntu wabonye ibitangaza bya Yesu kenshi, umunsi Yesu yigishirizaga mu bwato bwari ubwa Petero. Arangira aramubwira ati Petero, roba amafi. Ati ntawe unagura ushundura ku manywa ifi ziba ziyareba. Ati runajye kuko nijye ukubwiye. Arunaza afata amafi menshi. Ati girayo kuko ndi umunyabyaha. Abonye gukomera kwa Yesu. Mu bigishwa wa mbere Yesu yahamagaye 12, Petero yari arimo. Abo yajyanye gukora ibitangaza, ajya kwa Yayiro kuzura umwana wa Yayiro, yahamagaye Petero na Yohana na Andereya, abandi basigara hanze ajyana na Petero. Aramubona. Ninde wagenze ku mazi abibwirijwe na Yesu? Ni Petero. Ninde yazuriye nyirabukwe? Ni Petero. Petero niwe muntu wari warabonye Yesu mu buryo bwose. Ninde yajyanye ku musozi agiye guhindurwa ukundi? Ni Petero na Yohana na Yakobo. Arangije aramubwira ati rero Petero, hari n'ibindi byinshi Petero yakoze. Petero niwe ugaragara cyane mu ntumwa za Yesu. Ninde watemye ugutwi ku mugaragu w'umutambyi mukuru? Ni Petero. Yesu aramutabara gusubizaho, baba baramwishe. Petero yari yarabonye Yesu, yarazi Yesu mu buryo bwose. Ariko mwitegereze hano, bibe mbuzi kuri buri murokore wese na buri mukristo wese. Uyu munsi Yesu aramubwira ati Petero, uraza kunyihakana? Aramubwira ati oya, jewe cyatsi cya muranda kirandurwa n'uwihaza. Wenda bari abandi, ariko not to me. Ntabwo giye unzi, jewe Petero. Yesu aramubwira ati ariko Petero, wikwihagararaho,
buriya rero ikintu cya mbere, umutego wa mbere tujya tugwamo ni umutego wo kwiyemera. Kwiyemera, abantu benshi buriya kwiyemera nibyo byatwishe. Twiyemera mu bugabo bwacu, twiyemera mu bwenge bwacu, twiyemera mu buyobozi bwacu, turiyemera tukavamo abantu batagirwa inama. N'akana gatoya kariyemera. Iyo ndwara twese turayirwaye. Umwana aca umusitari mu muhanda cyo ati uri burengeye umusitari ndamumena umutwe. Kandi se ugiye kumena imitwe none hamene kuwawe ngo giye ndawumena tu. Abana bagataha imitwe yabyimbye ngo nuko yaciye umusitari mu muhanda. Kwiyemera, Bibiliya ikatubwira ngo kwirarira kubanziriza kugwa. Kwiyemera buriya no mu bigo byose. Umugabo witwa Jim Collins yanditse igitabo cyitwa How the Mighty Fall, ngo uko ibihangange bigwa, ariko byo yabyanditse yandika ku bigo companies. None baravuga ngo companies zose zihomba zikamanuka, akenshi habanza kuzamuka, zamara kuzamuka zikiyemera, zamara kwiyemera abandi bakazicaho. Igihe kirimo kwiyemera izindi companies zikazicaho. Kandi ikibazo uwo mugabo yaranditse aravuga ngo ikibazo kibamo iyo zitangiye kwemera ntizigirwa inama. Zishaka abakonsulita, bakaza bagakonsulita, bakaza bakareba ibitagenda, bakabyandika, bakabibaha, bakabishyira mu tubati, ntibabisome, ntibabishyire mu bikorwa. Kandi naje gusanga iyo ndwara iba hose. Hari umuntu twaganiraga ejo bundi, hari ubushakashatsi bari barimo gukora ku bintu bya ibingibi bya energy za solar n'ibindi, energy renewable. Arambwira ati reka twebwe buriya twirira amafaranga y'ubukonsulita, ati icyo ukora uragenda ugafata etude zakozwe, ati kuko ziba zihari ariko nta n'umwe wazishyize mu bikorwa, kandi barazitanzeho amafaranga menshi. Kera twe twabaye muri leta ya Habyarimana, bakoraga ibyo bita plan quinquennal. Buri myaka 5 bakoraga plan quinquennal. Jewe narazisomaga ko nari umwarimu, plan ngomba kurebamo ibyo mu burezi ko nari préfet des études ku kigo, kandi bundi ngira n'amatsiko yo kumenya uko ba planning nkamenya aho igihugu kijya. Barazikoraga bakazishyira mu tubati, ntihagire uzishyira mu bikorwa. Imyaka 5 yashira, bakopera bakongera bakarya amafaranga y'ubuntu, bagafata za zindi bakazikoporora bagahindura amatariki, hanyuma bakongera bakirira andi, ntibishyirwe mu bikorwa. Ingaruka zabyo, reka mbaho urugero rumwe kuko ndavuga ibyandebaga mu by'uburezi. Bigeze kuzana section aho twigishaga, yari iri Irurindo ni kansi, yitwaga communication sociale. Bakiyizana twebwe nk'abarimu turayifata, turayisesengura, turababwira ngo iyi section ntizashoboka kuko irasaba byinshi kandi igihugu kidafite. Tubitangaho raporo, baradusubiza ngo mwebwe n'ubundi niko mwabaye, ngo ntabwo mujya mwemera impinduka. Abana barize, mu wa 4 bariga, kandi icyo gihe ubwo batangiriraga hasi, batangiraga mu wa 3. Mu wa 3 barabyize, mu wa 4 barabyize, bigejeje mu wa 5 dusaba ibikoresho. Bagombaga za kamera, bagombaga za laboratoire za photography, bagombaga abarimu ba journalisme, ibintu byinshi bitigeze bitegurwa. Bati ibintu bije biteye biturutse hehe? Kuki mutabivuze? Raporo zirahari. Icyemezo cyafashwe, abana barabasibiza, babahindurira section. Bigihombo. Kuko abantu benshi kubera ko kugira ngo uzabagire inama, ngewe nasanze iyi ndwara ni indwara iba ahantu hose. Kugira ngo uzaba uri muto ugira inama abakuri hejuru, kandi rimwe na rimwe niwo uri kuri tere, bumva uri umuswa, bumva utabibona. Petero noneho we yagirwaga inama na shebuja, ariko kubera uko yibonaga akabara se, wibagiwe ko ejo bundi ari we wampamije yuko navuze ibintu bivuye ku Mana. Yifata ku mayunguyungu, azunguza intugu. Zaramubwira ati Petero uranyihakana 3 mbere yuko inkoko ibikura nyihakana. Kwiyemera
kubanziriza kugwa. Uwo niwo mutego wa mbere Satani adutega kandi wamaze abantu. No mu ngo niko bigenda. Abagabo benshi ntitugirwa inama. Umugore ashobora kukubwira ati ariko ibintu biradusenyera urugo, ngo ariko kuki utampa amahoro? Baguha amahoro urimo kwisenyera. Halo. Noneho abanyarwanda bagaca umugani mubi ngo usenyurwe ugira ute? Umutiza imipanga. Kandi ibyo Satani arabizi. Iyo urimo gusenya urwawe agutiza imihoro. Ukaza umugore yakubwira ati ibintu ntibigenda, ngo ariko ngo ujye wibuka ko ari jye mutware w'urugo, uri umutware mu mafuti. Ndetse abanyarwanda bashatse kwiyorohereza mu byaha baravuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Reka mbabwire nk'umurokore, nk'umupastori, amafuti y'umugabo ni amafuti point. Uwo ni umuhoro Satani abongereraho kugira ngo musenye izanyu. Ngo amafuti y'umugabo ni uburyo, yabaye uburyo ryara, amafuti ni amafuti. Ibyaha ni ibyaha, mujye mubyita ibyaha, mubyita amazina yabyo. Iyo dusenye izacu Satani adutiza umuhoro. Reba ukuntu Petero yagiye. Iryo ni ikosa rya mbere yakoze. Yesu aramubwira yanga kwemera. Icya kabiri, donc icyo ni cyari kiri muri Petero. Icya kabiri, yumvise inama za shebuja yanga kuzumvira. Ibi bitatu bya kane by'ibisenya ingo, bitatu bya kane by'ibisenya ibihugu, bitatu bya kane by'ibyica ubuzima bwacu ntabwo byabaho turamutse twumvise icyo Imana yavuze muri iri jambo. Yarabivuze. Ikabwira abantu ngo mwirinde ubusambanyi bizabasenyera ingo. Utariko twebwe tuzabikora kandi ntacyo tuzaba. Mwirinde inzoga kuko zitera ubukubaganye. Utariko twe tuzanywa duheze kuko niko tubishaka. Twongeremo n'urumogi. Kabwira atariko mujye mwirinda inzangano kuko zisenya ibihugu. Utariko tuzangana tuba abanyamoko. Kuki abantu bahora bagenda mu nzira ziriho landmine kandi Imana yashyizeho ibyapa? Uzi impamvu? Ntibemerera ijambo. Petero yanze kwemera ijambo shebuja yamubwiye. Natwe twanze kwemera iki ijambo ry'Imana ritubwira. Ingaruka zivamo turagwa. Ubundi ni ibintu byoroshye cyane. Waramize iri jambo rikakubamo. Ujya gukora ikintu kumva inzogera iravuga. Kumva inzogera irakubwira ngo ariko itonde gato hano hatabye mine. Itonde gato hano hatabye mine. Ababonye abantu badimayiningaga bariya bakoraga mu bintu bya mine bari bafite akuma, iyo bageraga hafi aho hari mine karavugaga. Akubwira ngo itonde gato hano hatabye mine, muyishakishe hano hatabye mine. Hari igihe umuntu azaseka ariko atwaye mine, hari igihe umuntu azaragapfunyika kakabutindi akaza asa neza. Ngira ngo se abantu bagwa bagushwa n'abantu basa nayo oya, biza bipfunyitse neza. Uje kugukusha mu mutego wa ruswa ntabwo azavuga nabi, nta nubwo azakubwira ko aguha ruswa. Oya, biza ari gift. Twari abantu bamaze no kumenya gutanga ruswa ba special, bakamenya igihe patro azagira birthday bakaza batwaye gift. Umuntu umwe yigeze kubyara, noneho umuntu yari afite ikibazo cyeriko Paris, ndi butange detail kugira ngo ababizi bashobora wenda kubimenya cyangwa bashobora kubishakisha. Hanyuma rero babyaye, araza azana hafi nk'ikamyoneti yuzuye gift za bebe. Azajyemo akaberso, azajyemo inkongoro za bibero z'umwana, azajyemo ndetse n'utuntu twishyushya tundi bakarabirizamo abana, azana ibintu byinshi kuko ni friend. Umugabo akavuga ati ariko ibintu genda bikeka amababa. Akabwira umugore ati ibintu genda, umugore akamubwira ati ariko ntimukagira amakenga y'ubusa. Umuntu ntasanzwe agenda ata izi gift ndabona ni umuhobero urenze inkokora. Ni umugani w'Abanigeria bavuga ngo nubona umuntu atangiye kuguhereza intoki ngo handshake that goes beyond the elbow, akajya kuguhere ariko agafatira hejuru akamanura, ujye umenya ko hari ikindi kintu kirimo. Haciyeho iminsi rwose gift barazakiriye kuko ntawanga gift y'inshuti. Araza asanga umugabo ngo atumva rero mfite ikibazo gikomeye kandi nafashwamo nawe. Kandi koko cyari gikomeye, kandi yakimufashamo nawe yari kukigenderamo. Aravuga tumva ngubwire mwene da rwose umbabarire nshuti yanjye, iki kibazo kirimo mine kandi siniteguye ko inturikana.
hari abantu bazaza baseka ariko batwaye mine, akaza aje kukudaha amagambo ariko akaza nk'inshuti atwaye mine, ariko burya niwitonda Imana izakubwira iti watch out, aha hantu hatabye mine. Petero yanze kumva, hanyuma icyakurikiyeho reka twumve iki cya gatatu cyamugushije. Petero mu bice bikurikiraho Yesu arababwira tumva rero mbabwire, ubu tugiye kunyura mu kaga gakomeye cyane, nimuze tujye gusenga. Murebe ku murongo wa 40 arababwira ngo, agezeyo arababwira ati nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati data niwishaka undenze iki gikombe, ariko bigiye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera, amwongerera imbaraga kuko yarababaye bikabije asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Urumva Yesu yarasenze aravuga ati iki kintu ngiye kunyuramo kiransaba imbaraga, ngo arasenga kugeza aho ibyuya byaje bikajya bitonyanga bimeze nk'amaraso. Ba Petero barimo gukora iki? Umurongo ukurikiyeho, amaze gusenga arahaguruka ajya kubigishwa be, asanga basinzirijwe n'agahinda, ko yababwiye ko agiye gupfa. Aho kugira ngo basenge banamufashe, yari yavuga ati muze mujye kumfasha, bararyama barasinzira. Igihe Petero yagombaga gusenga kandi Yesu yamuburiye aramubwira ati Petero wowe Satani aragushaka, ba maso usenge utagwa mu moshya. Ni ubwa kabiri iryo jambo banze kuryumva, bo barasinzira. Kutumvira ijambo ry'Imana no kudasenga. Abakristo benshi ni 40 turayitegura, ariko benshi bafite ukwabo basenga, bafite ukundi babyumva, bafite abandi basengana, bafite ibindi bikorera, kuko bumva nyine bihagije. Ariko mwitondo ko wasenga kose nibura usenge, we kujya mu moshya. Negligence yo gusenga, kwirengagiza gusenga, ubwo Petero atubera kabaro Imana ikavuga ngo nubaho udasenga biriya bishobora kukubaho. Reka tujye ku cyakane ko nagira ngo nihute turangize. Ibyo ntibibaye bitatu: kwiyemera, kutumvira ijambo ry'Imana, kudasenga. Icyakane gikomeye nacyo, noneho tugeze muri kiriya gice twasomye. Baratubwira umurongo wa 54, baramufata baramujyana bamushyira mu nzu y'umutambyi mukuru. Ariko Bibiliya yongeyeho ariko biba bikubwira ngo hari ikintu, hariho landmine. Ariko Petero amukurikira agirenga ahinguka. Dore ikintu rero gikomeye, Yesu yarengaga nka hariya, Petero ahingutse. Kubera iki? Yangaga ko bamubona ko yamukurikiye. Ikintu cyo gukurikira Yesu arenga uhinguka. Hari abantu benshi badashaka kugaragara ko bari kumwe nawe, ariko badashaka no kureka ngo babivemo, akajya arenga wowe uhinguka. Reka rero nkubwire ikintu kimwe, Yohana we yajyanye na Yesu. Nimusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana aravuga ngo wa mwigisha Yesu yakundaga we yaragiye amwicara iruhande. Umwigishwa Yesu yakundaga amwicara iruhande, ngo yinjira no mu nzu y'umutambyi mukuru, no munsi y'umusara we yarakihagaze. Ba Petero cyatsi cya muranda yabivuyemo. Nunanirwa n'ibindi, nunanirwa no kugendera mu ijambo ry'Imana, nunanirwa no gusenga, nibura uzagume hafi ya Yesu, ntakarenge uhinguka. Ngiye rero kugira ngo ntazagira n'ikibazo cyo kwarengaho impinguka, namugiye imbere ndamubwira ngo ujye unshorera, kuko mpreferi iyo uri mu bitugu byanjye. Uzi impamvu? Iyo ari mu bitugu byanjye sinshobora kumukwepa. Narabyimenyereje, ntabwo ngewe nimenyereje gutumbira Yesu, nimenyereje ahubwo kumva Yesu andeba kuva ndi muto. Kandi amubwira nti hari ibyaha ntakora, abantu bakagira ngo nukwirarira. It's not about me, ni position nafashe, kuko ndabizi Yesu arandeba. Nawe nubwo udashaka kubyemera arakureba, bya bindi byose ukora bakureba. Niyo wibwira kuri wenyine wabakureba, kuko arahirengeye. Yewe namubwira ngo rero Yesu, kandi niwe wabinyigishije. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 17,
Imana yabwiye Aburahamu ngo ujye ugendera imbere yanjye ukiranuke. Iryo jambo nararifashe ndavuga nti yes, iri ni hishurirwa. Aho kugira ngo mvuge ngo ntumbiriye Yesu, oya ngewe ngendera imbere ye, ahubwo nkabwira umutima wanjye ngo umutima wanjye ibuka ko patura ndeba. Aho nyura hose, haza abagore, haza amafaranga, haza iki, kandi ibyo bigeragezo twese tubicamo, cyane cyane iyo uri umuyobozi. Ubicamo se ntubicamo? Iyo wimenyereje ko Yesu akureba hari ibyo utagwamo. Petero we yakurikiye Yesu arenga ahinguka. Jye nahisemo yuko Yesu azajya nshorera nkamugendera imbere, kuko nibwo buryo bwiza bwo kutareba inyuma. Kuko burya uzarebe bakubwiye bati nturebe inyuma, iyo utangiye kureba inyuma aragwaza ariko urashaka kureba he? Ko ndi burimo gukebaguza ureba inyuma. Uzarebe umuntu wese yagiye gukora ibyaha arabanza akareba ko ntawe umureba, arabanza agakenguza, agakebaguza, akareba iruhande, akareba inyuma. Iyo uzi ko Yesu akureba ntukebaguza, kuko uvuga ngo arandeba kandi arahari. Wizera ko Yesu ari muzima? Urabyizera? Erega benshi bumva mvugamo narangaye, bamwe bamaze gutaha buriya ntabwo bahari. Wizera ko Yesu ari muzima? Niba wizera ko ari muzima, emera ko akureba. Noneho kugira ngo ajye arenga uhinguka, umushyire inyuma yawe, kuko hari ikindi cya kabiri wungukaho. Nimureba mu ntwaro z'umwuka, mu ntwaro z'Imana tubona muri Efeso ibice 6, hari icyuma gikingira igituza, hari ingabo dutwara hari ukwizera dutwara nk'ingabo, hari intwaro zose, hari n'ikingira umutwe, nta ikingira ibitugu ibaho. Rero Yesu umushyira inyuma yawe. Rero Yesu, ngewe ndatumbira iby'imbere nirwarize, wowe undebera ibyo mu bitugu. Haleluya. Undebera ibyo mu bitugu bituruka inyuma yanjye, kuko muri inyuma yawe niho haturuka byinshi. Abakuvuga umaze guhita, abakuvuga udahari, abakugambanira, abakuvuga nabi, abagira gute, abo ngabo Yesu uravuga ngo umva Yesu, nakubwiye ko uzajya ureba ibyo ntabona, iby'inyuma yanjye. Nta retroviseur wampaye ngo ngende ndeba inyuma. Hari igihe nyambwira Yesu ariko iyo duha amatwi ariho retroviseur, hano inyuma ugadushyiraho ka retroviseur nkajya ndeba n'ibinturutse inyuma. Ariko ibyo yarabyibikiye kubera iki? Kubera ko bituma umwishingikirizaho. Arabwira ati wowe jya ucunga ibiri imbere, iby'inyuma nzajya mbikurebera. Haleluya. Kandi nimbona ugiye gukandagira hatariho, nzajya nkubwira ngo aho hakandagira, kuko nubwo utahabibonye ariko harimo mine. Ariko ziza mine, se hari igihe umuntu akuzanira dosiye irimo mine, bagashyiramo ibintu byinshi, wajya gusinya ukabona akubwira ati witondere iyi dosiye. Kumva akajwe kumva akayogera karavuze ati iyi dosiye uyitondere, mbere yo kuyisinya ubanza uyisome neza. Wajya kuyisoma ugasanga harimo mine. Twe twayoboye imiryango minini turabizi. Ubwo n'abandi bakora muri bene izo serivisi, njye mbwira abakora ahantu musinye amadokima, ntugasinye dokima utasomye. Izahitanye benshi, mine zahitanye benshi ziza mu madokima utasomye. Wizera umuntu ukavuga ngo uyu ni mwene data ndamwizeye, kandi wowe ufite ibyo arimo gukora byo ugapyatura ukazagira ati wasinye ibi bintu. Hari inama njyemo bakavuga ati turasinya imyanzuro, nkavuga ngiye sinshyiraho izina ryanjye, mwandike ko ngewe nabyanze, kuko amateka azabikubaza. Hari Imana ikubwira ngo ibi birimo mine muri future, kandi koko ukazabibona. Rimwe na rimwe bakakwita intagondwa, ubundi bakakwita igiki, ariko muri Yesu iyo akubwiye ngo aha harimo mine, inzogera nivuga ujye wumvira Yesu kuruta abantu. Hari umwana w'umurokore yakoraga muri serivisi zimwe, nabyo sindi buvuge amazina. Noneho bagombaga kwiga isoko runaka, yumva inzogera iravuze, areba muri procedure, yumva inzogera irakomeje iravuga. Chef akabashyiraho igituta ati nimugire vuba ibyo bintu ageze aravuga ati jewe iri soko mwandike ko nanze gusinya. Chef aramwanga, ariko nyuma bombi turitse niwe wasigaye wenyine, we na chef. Kuko chef hari igihe umuntu akugusha mu mutego, byazaturika akavuga ati reka da niba ari ababikoze, mujye mwitonda mubaze Yesu mbere yo gukora ibintu. Hari igihe umuntu akugusha mu mutego wowe ugafungwa, wagasigara azamuka. Mujye mutega amatwi ijwi ry'Imana rikubwiraho mine zitabye. Muzamere nka Petero, ntukurikire Yesu arenga ahinguka, ujye umujya imbere akureberere. Ubundi umuntu utwaye umwana mushyirahe, abana twabagashyiraga hera. Iyo tugendana n'abana, abana tubashyira imbere. N'umugabo wiyubahashyira umugore imbere n'abana,
akabagenda inyuma akabareberera ibituruka inyuma, kuko n'ibisimba biryana bituruka inyuma. Ibisimba birya uwasigaye inyuma. Nushaka ko Satani atakurya, jya ugendera imbere ya Yesu, ntakarenga uhinguka. Twihute tujye kugikurikiyeho. Irindi kosa yakoze 55, bamaze gucana umuriro mu rugo hagati baricara, Petero nawe yicara hagati yabo. Umva, nibura iyo yigira mu nguni cyangwa akicara inyuma, yicaye hehe? Hagati yabo, hafi y'umuriro. Umva, nujya kota umuriro w'abapagani uzitegura icyo uzakuramo. Harimo benshi bicara akota umuriro w'abapagani. Umuriro w'abapagani, kwicara abapagani bacanye umuriro, bamaze gufata shobuja, baje bamucira mu maso bamukubita, wowe ukajya kota umuriro wabo. Ndetse icyo bikwereka yuko Petero yanabigize n'umuntu uruhare. Nyuma umuja yaje kuvuga ati ariko wowe uri umwe muri bo, n'imvugo yawe irakugaragaza. Bivuga ngo noto nuriyicaranye nabo yota umuriro. Ahubwo atangiye kwigira na Jua, yigira uwi Yerusalemu kandi ari uwi Galilaya. Bagiye baravuga ati ariko se ubwo imvugo yawe yo ntibigaragaza ko uri wawe, uri uwo muri bo kuko uri umunyagalilaya. Uravuga ngo comwa, ukatubwira ngo uri umunyakigali. Wumvise abanyakigali bavuga ngo comwa? Kuko ba Petero baturukaga mu majaruguru bavugaga za comwa, kuko iwabo hari Galilaya, hari mu majyaruguru. Burya abantu bo mu misozi bakunze kugira imvugo zenda gusa n'izihari. Baravuga ati wowe ini imvugo yawe irakugaragaza uri umwe muri bo, uri umunyagalilaya. Umva, kota umuriro w'abanyabyaha, Imana iravuga ngo ntimwishuke. Ntimwishuke, inshuti mbi zica imico myiza. Ntimwishuke, ntimuyobe. Kugendana n'ababi byonona ingeso nziza. Niko Paulo yandikira abakorino. Abantu benshi baricara ngo mfite inshuti, ngo mfite abafriends. Ubu none waje ngo ni abafriends, ni abajyama, na amaniga, biterwa na kategori y'abantu urimo. Abo bajyama b'abapagani, abo bajyama mujyana mu byaha, abo bajyama hari no kubwira ngo ariko se ngo bivuga yuko ngo ninjyana n'abafriends banjye nzakora ibyaha. Ntabwo uzabikora uyu munsi, ariko bazabikwigisha. Kuko iyo wose umuriro w'abanyabyaha ususurutswa nawo, ugasusurukira ibyo barimo kuvuga, nawe ugatangira ugashyiramo izawe nzenya, ugashyiramo ibyawe biganiro. Mu minsi ikurikiyeho ugatekereza nkabo, mu minsi ikurikiyeho ugakora nkabo. Satani ntacyo bimutwaye, n'uzabikora nabi nyuma y'imyaka 2, icyo akurikiye nuko agutwara buhoro buhoro. Satani adutwara buhoro buhoro, adutwara. Iwacu hari umugabo yibaga inkoko, njya mubabwira hano. Yari umuhanga wo kwiba inkoko. Yaragendaga agatwara agafuka k'ibigori, akareba ahantu hari inkoko, akanagamo ibigori, zigatangira zigatora. Noneho murabizi ibisake burya nabyo bigira ama confidence menshi. Akatangira akanaga ibisake bikiruka kurusha inkoko kazi. Uko agenda naga ibisake bimukurikira, yaza kugera hirya akanaga ikigori kirimo akagozi katagaragara buri ufashe turiya tuntu bita imbarasasa, ukakazingura, habamo utugozi twa nilo tudacika. Kanaga akagozi, isake kamira kuko kaba kari mu kigori. Yamara kumira, uko irwana n'intuzi imanuka, ubwo n'urudodo ruramanuka bigafata mu mihogo, ikamira. Byamara kugeramo neza agakurura, kuko yakuruye bifata ururimi rw'inkoko ntinataka. Abantu bakajya bona inkoko zarashize bazibuka, izi nkoko zigende zite? Bukeye batega barazirinda, baramubona arimo kunaga ibigori, barakurikira afashe isake ayishyira mu mufuka. Hanyuma bavuza induru bati muze tubereke wa mujura watumariye inkoko. Satani nuko akora, agenda kunagira akantu gatoya ukagasama, akanaga kandi ukagasama, akanaga kandi ukagasama, akaza kunaga karimo akagozi agakurura. Ngo naba friends, arimo arakumenyereza ingeso zabo, arimo arakumenyereza imvugo zabo, arimo arakumenyereza imitekerereze yabo, arimo arakumenyereza imikorere yabo. Nyuma uzisanga warabaye umungu w'inzoga, utaranywaga inzoga. Uzisanga warasubiye mu busambanyi, utarasambanaga. Usange waraguye, kandi akajya kubwira terega, urumva wowe uri umuntu smart, wowe uri smart, ntukitware nka bari abantu b'abaturage nka ba Edouard batanywa inzoga. Wowe uri smart, uri smart, nta muntu uri smart. Bezo ukaba smart, akajya nakongereramo, akagushyushya, akagushyiriramo umuriro mwinshi. Ati ntubona wowe uri smart. Jene nakubwira ubwo smart nabuvuyemo, kuko Imana yavugije inzogera. Nanjye nari smart nkikizwa.
Yewe nakijwe ninyweraga inzoga, nkomeza njyana n'abandi tugaye twinywera inzoga, ndakizwa nkajya nsenga, ariko ndetse mbikoraho n'ubushakashatsi bwinshi bwo kumfasha mu busmart bwanjye. Kandi yewe niba Paulo yabwiye Timoteyo ngo ajya nywa gakeya, nanjye nzajya nywa gake nka Timoteyo, ariko ntabwo genda rwaraga mu nda. Smart. Ariko umunsi umwe Imana ivuze inzogera nicaranye n'abandi, murabizi iyo nkuru njya nyibabwira, turimo kwinywera byere bantu bati we turagukunda. Uri umurokore special. Umurokore special. Imana ihita ivuze inzogera kuri special avuga ngo omelette special. Omelette special murayizi? Ibirimo inyanya na jambo na kirakitu na poivron n'amagi n'ibiki byose, ndavuga ni sasa umurokore special na omelette special ni synonyme, ni uruvangavange. Ndababwira ntigiye kuba umurokore ordinaire. Naseze nyuma ndasezera. Bino byo kugenda ukigira smart, ngo uri smart. Menyera imvugo yabo bantu, wote umuriro wabo uwushyuhireho, ejo uzabuvuga nkabo, ejo uzabukora nkabo, ukora ibyo bakora. Nzaba smart benshi twasenganye. Bibiliya ikakubwira ngo mujye mwirinda inzoga zibamo ubukubaganye, ngo ariko twebwe tunywa divayi. Sawa, nimwikomereza. Ibigare, umuriro w'abanyabyaha, nimwikomereza, mube smart. Mwe mwibuka yuko hari umunsi Satani azanaga akagori kari mu rudodo, ubu smart bwawe bukarangira uwo munsi. Imana iratuburira, yashyize utwapa aho hantu hose. Reka turangize. Amukurikiye arenga ahinguka, yose umuriro w'abanyabyaha, icyanyuma yarangirijeho. Ajya mu biganiro ariko atarimo gutanga ubuhamya. Reka mbabwire, nta kibazo kirimo n'ujya mu itsinda ry'abantu, ariko ukajyayo wambaye imbaraga uvuga ngo ngiye kujya muri iri tsinda, ariko mbere yuko ndijyamo, number 1 nzajya mpamagara Yesu aze tujyane. Number 2 nzasoma ijambo ry'Imana ngende niteguye. Number 3 nzabanza nsenge ngende niteguye, ninjyayo nzajyayo ngiye kubabwiriza. Nicarane nabo bangurire byeri mbabwira ntoya ndanywa fanta ariko ndabakunda. Kandi n'ubu njya mbikora. Ndanywa fanta ariko ndabakunda. Batari ko ubwo se umuntu uraza kunywa ibyo bizi urataha indimeze gute? Ni yanjye nta kibazo, ntimumpangayikire. Petero we yagiyeyo bamubajije ibya Yesu, nta n'ikibazo bari bumutera rwose. Baramubwira ati kwa mugabo we nturi mu wigishwa be. Buriya terura akababwira tumva, uyu mwigishwa wacu ni umukozi w'ibitangaza, namwe murabizi mwarabibonye. Twebwe twamukurikiye kubera ko tumwemera. Ntacyo bari kumutwara kuko siwe bashakaga. Uwo bashakaga bari bamubonye. Petero ibyo yari kuvuga byose ntacyo byari kumutwara. Hari igihe ujya muri groupe bakubaza atari ko harya nawe uri mu barokore, ngo ngo urumva nyine, ngo twebwe nyine, ngo naravutse nsanga papa ari umuporoso, ngo nyine, ngo na mama nawe ngo ni umuntu usenga cyane, ngo kandi buriya mbivuyemo ngo bajya banyibazaho, ngo nyine, ngo ariko ngo urumva nyine, ngo ngewe ntabwo nkabya nk'abariya, ngo rwose ngo mujye aho kugira ngo ubahamirize ugatangira kwihohora. Petero yatangiye kwihohora, iyo ahagarara mu mbaraga ze. Buriya nicyo nkundira Paulo baramujyanye bamushyira imbere ya Agripa. Haza umwami, baramubwira ati Paulo turagucira urubanza. Aravuga ati mwami Agripa, ibyo ndimo nawe urabizi, uri umwami w'Abayuda. Iby'Abayuda iyi nkuru ya Yesu warayumvise. Uyu nguyu twizeye, jewe naramwangaga, naramutotezaga, ariko ubu naramukurikiye kuko naramubonye yahinduye ubuzima bwanjye. Agripa ageze aravuga ati uzi ko bivuze ko gatoya nanjye warumpinduye mu Kristo. Ari mu rubanza, barimo kumucira urubanza, we bashobora no kumumanika. Uwagombaga kumucira urubanza aravuga ati uyu mugabo kabisa aranyemeje. Buriya nicyo nkundira, niho ntandukanye Petero na Paulo. Buriya nkunda Paulo niyo byabaga bikomeye, bamuteraga mu buye yabyuka akavuga ati muhaguruke tujye kuvuga ubutumwa, ntabwo yasubiraga inyuma. Ariko Petero n'injangwe yari kumukanga akagira ngo atewe n'ingwe. Umuja ati uyu mugabo ngiye namubonye, uyu mugabo mwumve n'imvugo ye n'umunyagalilaya. Yihakanye Yesu, ntabwo ari umusirikare wari umubajije, ntabwo ari umucamanza, ni umuja. Hagarara uhamye Yesu.
buri ikintu kizatuma tutagwa nuko aho tuzajya hose tuzaba twiteguye guhamya kwizera kwacu. Ariko uwo mutego bambe buriya ari ikintu cyaje, twese Satani yaradufasha twambika agapfukamunwa, ukagenda ukajya mu bantu, simvuga akangaka twambaye, oya nako mu mwuka, kati ntuzavuge ko wizera Yesu bataguseka, uri smart. Umuntu w'umugabo nkawe wambara karavate n'ikote ntavuga Yesu, agapfukamunwa. Umuntu w'umugore umeze nkawe rwose w'umusirimu kazi utwara vieti, agapfukamunwa. Umuntu nkawe utuye muri Nyarutarama, agapfukamunwa. Akaturondorera ibintu byose bituma tudahamya Yesu. Ariko byagera kujya gukora siporo ku cyumweru, ariko ntubona nka biriya biri smart. Byageza ku bintu byo kwinywera inzoga biri smart, kubera ko aragutwara buhoro buhoro kugira ngo amaherezo nazaza azahira iki giti cyamaze kuribwa n'imungu. Benshi bicaye ku mizi yariwe n'imungu, igisigaye n'umuyaga uhuha cyane, igiti kigahirima. Petero yagiye neza neza, Satani yamumunze, icyarangije yihakana shebuja. Ariko reka ndangiriza ahangaha turangize neza. Amaze kumwihakana, Yesu yarahindukiye aramureba ngo Petero agira agahinda kenshi, noneho yibuka ijambo yabwiwe, ajya hanze ararira kandi arihana. Reka mbabwire mwene data, niba nawe warateshutse, niba nawe warihakanye Yesu, erega kwihakana Yesu si ukuvuga yuko wamwihakanye ukavuga ko atari umwami wawe. Niba warakoze ibyo yanga kandi ubigambiriye, ugasambana, ukabeshya, ukiba. Iyo mvuze kwiba ntabwo ari bya bintu byo gukora mu mufuka. Twe dusigaye twiba bya smart, twibisha amasinya, twimisha amakompyuta, turiba. Generation y'uno munsi iriba mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo ari byose hari ibyo Imana yakubwiye. Ni wumva nawe uri mu nzira yo kugwa cyangwa waramaze guhirima, uyu ni umunsi wo guhindukira ukagira agahinda k'ibyaha byawe, ukabwira Yesu ngo Mwami Yesu ndaje. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi, rimpamagara ngo ndozwe n'amaraso yawe. Nditabye Yesu, ndaje Mukiza, amaraso wavuye anyoza ntunga. Icyatumye Yesu abwira Petero ati nagusengeye, nicyo cyatumye Petero atagwa buhenu. Petero yabyukijwe n'isengesho Yesu yari yamusengeye, ariko natwe uyu munsi Bibiliya yatubwira ngo yicaye iburyo bw'Imana Data wa twese adusabira. Icyo akeneye gusa nuko duhindukira tukarizwa n'ibyaha byacu, akatwakira. Dore uko nje nihebye, ibyaha ni byinshi, byose ndabikuzaniye, binkure. Zamura ikiganza cyawe aho wicaye niba wumvise umwuka avugana nawe, dufatanye gusenga Imana. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo. Ikitunezeza nuko niyo watubonye twakandagiye mine, ibyaha byadukubise hasi, uraza ukatusigasira, uraza ukaduterura, uraza ukadusana. Rambura ikiganza cyawe ufata aba bantu bose bakuzamura ibiganza, usane ibyangijwe na Satani byose, ubakure mu mitego yabafatishije, imigozi yabanagiye yose akayibafatisha, uyikureho Mwami. Imbaraga zawe zimanukire muri iri teraniro, kuko Mana turarambiwe, turananiwe, turashaka ubutabazi bwawe. Ibyo guhara dukandagira mine za Satani tubivuyemo,
mwami urebe ibiganza bizamutse imbere yawe byose binezeza umutima wawe, kuko waratubwiye ngo uyu munyabyaha umwe yihannye ngo mu ijuru bavuze impundu. Reka mu ijuru uyu munsi muvuze impundu, kuko abantu bose bafashe icyemezo cyo kuva muri izo nzira zibagusha, cyo kuva muri izo nzira zibananiza. Imbaraga zawe zibikore, biheshe izina ryawe icyubahiro, biheshe ubwoko bwawe umugisha, mu izina ryawe umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen.